Iki cyumweru pasiteri wacu Kayire yatujanye mu mateka atwereka inzu z'imirage zifite amateka muri iki gihugu. Zimwe mu nzu za mbere yerekanye inzu z'imirage cyangwa se inzu z'amateka 19. Izo nzu 19 zari inzu zitandukanye yerekanye amateka y'Abanyamerika, berekana aho bavuye naho bari kugira ngo basobanukirwe ubuzima bwabo bwa none, yerekanye amateka y'indege zabo za mbere zagiye zikora, yerekanye amateka y'igihugu n'amateka y'abantu. Byose izo z'imirage zose harimo n'urukiko rw'ikirenga rwa hano aho bita mu Washington DC murahabona. Ariko ako gace kose karimo mirage asobanura abereka cyane gusobanukirwa Amerika. Ariko muri zo z'imirage 19 turagira ngo uyu munsi tuze kwibanda ku zimwe y'indangamurage itangaje. Ni inzu y'indangamurage y'igitabo. Ico gitabo mvuga ni Bibiliya. Inzu y'indangamurage Bibiliya niyo iraho akeneye kuza kugira ngo tuze kuganiraho mbere yuko cyane tuvuga kuri iki gikorwa cyangwa se kuri inyigisho tugiye kuganira uyu munsi wa none. Iyo tuvuga izo ndangamurage y'igitabo, ni igitabo gifite amateka atangaje. Kandi iyo tuvuga igitabo ntabwo tuvuga igitabo kimwe nk'uko. Ni Bibiliya ni igitabo kimwe kigizwe n'ibitabo 66. Kandi ico gitabo kimwe kigizwe n'ibitabo 66 cyanditswe n'abahoteli cyangwa abanditsi barenga 40. Abo bahoteli barenga 40 bacanditse mu gihe catwaye igihe c'imyaka 1600. Kandi bavyandika mu rurimi rurenga rumwe hafi mu ndimi zitatu. Ikindi cyanditswe n'abahoteli batandukanye tubonamwe abantu bameze nk'abamose. Abamose bari abana b'abami, bari abana b'abatware murabumva. Ariko kandi harimo yabaye nabungere mu butayo. Mose mugabo bayo umu prince cyangwa se umwana w'umwami agaswa kandi akaba mu butayo. Cyanditswe n'abami. Iyo tuvuga abami tubonamo amateka y'abami kaba Dawidi. Cyanditsemo abanyabwenge bavuga amapoeme cyangwa se amapoete. Cyanditsemo abagabo bameze nk'abamose babungeri. Cyanditsemo arimo abahanuzi bagi bafite ubuhanuzi butandukanye. Cyanditsemo abadokteri ndetse abanyamateka barimo baruka bagerageje kwandika amakuru n'abahistoriye bakomeye bagasaba bakaba abadokteri b'abaganga. Cyanditsemo abateoloji b'abahanga kaba Paulo n'abanyabwenge aba scholars mu Cyongereza niko twavuga kaba Paulo banditse teoloji n'amadoctrine akomeye muri iki gitabo. Ariko kandi cyanditsemo n'aba Petero b'abarobyi. Abo ba Petero barobyi bagerageje kwandika izandiko zihumuriza abakristo batotezwaga bamatorera babaraga babandikira izo zandiko za kubahumuriza. Uretse ba Petero iki gitabo kandi cyanditsemo abafilosofe batandukanye. Nukuvuga ngo abanyabwenge butangaje handiko nk'abami, handitswe ngo scholars abanyabwenge b'amasiyanse, handitsemo n'abakoresha bikoro, handitsemo abacurabwenge batandukanye ndetse n'abahanuzi. Abo bose ni abahoteli bagaragara muri iki gitabo. Iki gitabo kandi tuvuga nico cyabaye icambere. Ico mu Cyongereza twavuga ngo ni best selling book. Igitabo cyagurishijwe cyagize isoko irenze ibitabo byose kuva ubuzima bw'umuntu bwabaho. Iki gitabo kimaze kugurishwa cyangwa ze kumaze kugwa inshuro zirenga miliyari 5 kugeza kuri miliyari 7. Kino gitabo cyakigurwa. Ico gitabo ntabwo caguzwe gutyo kubera marketing itangaje bagikoresha. Igitabo tuvuga Bibiliya ntabwo ari abahanga bakoze marketing. Ntabwo bagihaye abantu bari celebre bazwi bafite amazina kugira ngo bacamamaze. Ico gitabo ndi cyari kimeze gutyo. Ahubwo kugira ngo camamazwe kiri mu bitabo byagwanishwe. Kirwanwa n'ibihugu by'abayisilamu. Abagisomye bakicwa. Ibihugu by'abakomuniste ugifite wese yaragishaga kandi ubonetse akaja muri prison imyaka muzamwumva ko Pastor Alin abitubwira. Abantu barafungwa bakicwa. Ntabwo ari igitabo gipibura ahubwo kirarwana. Ariko kimaze kugugwa inshuro zirenga miliyari 5 kugeza kuri miliyari 7. Ico gitabo rero nico tuganira uyu munsi tugerageza kuvuga ngo tuze kureba amakuru y'iki gitabo. Ntabwo ari cyo gusa cyakoze, ntabwo cyaguzwe gusa, ahubwo muri iki gitabo ni igitabo cyashingiweho mu kubaka amampira akomeye. Ni igitabo cyakoreshejwe mu mami atandukanye. Ni igitabo cyashizeho iherezo ry'amami yaratangaje kikayarangiza. Kindi kandi ni igitabo cyagiye gihindura amatwara. Ni igitabo nk'igihe cy'abaslave, abantu bari babaswa, abantu bagurishwa ari imbata. Nico gitabo cyazanye impindura amatwara mu mitekerereze y'abantu, bagishingira kugira ngo nta muntu ugomba kuba imbata ya mugenzi we. Iki gitabo cyarabizanye. Iki gitabo cyatumye abantu batangira intambara n'abagenzi babo. Abantu batangira intambara zo guhindura amatwara n'amateka y'isi bahereye kino gitabo.
kino gitabo abantu bagisomye bagize imitekerereze itandukanye, impinduka z'urufatiro rw'ibitaro, amahopitali akomeye, abantu barayubaka bamaze gusoma kino gitabo. Iki gitabo cya Bibiliya abantu bamaze gusoma bafashije imfubyi tutobara ku isi za miliyari, abantu bubakiye ama university akomeye tubabwira ku isi, harimo za Oxford, harimo za Harvard, imitekerereze ikomeye, ni imfatiro zazo ni iki gitabo cya Bibiliya. Kandi kino gitabo ni igitabo cyahagurukije abagabo, kikabakura mu bihugu baguwe neza, kikabakura mu buzima bubanejeje, kikabajana mu bihugu batotezwa, cyafasha abatotezwaga n'abariko bicwa mu bihugu by'Abayisilamu, kikabahindura abamisiyoneri bavuga ubutumwa, cyafashwa bicwa abagabo babangamiwe, ikabahindura abakozi bayo. Ariko kandi muri ico gitabo cyafasha abatari bafite intego z'ubuzima, abantu batari bafite icyerekezo, batari bazi icyo bakora, kikabaha intego y'ubuzima. Cyafashe urubyiruko ruharwitegura kwiyahura, kukabiha intego bakagira ubuzima, bagahaguruka aho kwica bagatangira ubuzima. Kino gitabo cya Bibiliya tuvuga ni igitabo mu bihugu by'Abayisilamu kugeza kuri uyu munsi tuvugana, cyagitwikwa, cyakigwanwa, ariko kandi ticyatumye abantu badatangira amatorero muri ibyo bihugu yihisha atagaragara cyangwa se ari underground. Ayo matorero akabaho. Ni igitabo kandi kitumvwa benshi, abanyabwenge benshi bakigiyeho impaka zitandukanye, abize bakigiye bitandukanye, ariko kandi cyatanze ubwenge butandukanye muri abo banyabwenge, amasiyanse menshi yagishingiyeho. Ariko kandi reka nongere mbabwire, iyi Bibiliya tuvugana namwe ntabwo ari igitabo gusa aho miliyoni z'abantu zizera. Ni ukuvuga ngo ntabwo mvuga miliyoni, ndavuga miliyari z'abantu zizera iki gitabo, myizerere y'ubuzima bwabo ishingiye kuri iki gitabo. Ariko kandi si ukugishingira igitabo gusa kubera ko kivuga hejuru y'Imana, ahubwo ni igitabo kiva ku Mana, igitabo cyahumetswe n'Imana. Nuko niko kivuga ubwacu. Iyo turebye mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo wa 2 igice cya 3 umurongo wa 16 kugeza kwa 17, aravuga ngo kino gitabo cyonyine kivuga ngo ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, wo kumucaha, wo kumukosora, ndetse no kumutegura cyangwa se kumutraininga, kugira ngo umuntu wa Kristo abashitse atunganye, afite ibimukwiriye byose. Iki ni cya gitabo. Ariko reka mbabwire kuri iki kibaye gutabo gusa, kibaye guhumeka kw'Imana. Iyo tukireba ndeba Bibiliya, ndagira ngo mbabwire ba Kristo, iyi ni impumeko y'Imana. Iki ni kimwe muri buze ndibuze kubasubiramo umwanya munini. Iyo mvuga impumeko y'Imana, aha niho Imana yahumetse ikavuga ubuzima. Iyo tuvuga Imana guhumeka, kuva mu itangiriro tureba igice cya 2 cyo mu itangiriro, tubana Imana ihumeka, ubuzima bukaza mu muntu. Iyo tuvuga ngo igitabo gihumeka, tigihumeka ama information, tigihumeka makuru, kirahumeka ubuzima ahari yapfuye akabuzima, kirahumeka kuba atari ko bagenda bakagenda, kirahumeka mu bice byari bipfuye bikagira ubuzima. Rero iyo yavuze ngo ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana, iyo breathe bivuga niyo yayindi biba mu itangiriro, ndatekereza ko iyo tugisoma kiba kihakivuga ubuzima, kiba kihagihumeka ubuzima. Nkuko twabivuze no haruguru, abanditsi barenga 40 bose banditse hejuru iki gitabo, ariko otere wacu, umwanditsi wacu, kuko tubivuze ngo byahumetswe n'Imana, n'Imana imwe. Muri abanditsi 40 abantu bashobora kwibaza ngo abanditsi 40 bafite amateka atandukanye, badahuje imyumvire, bafite imyigire itandukanye, ariko bahuje umwanditsi n'umwe ari we Mana. Abantu bashobora kubyibaza, abiga amateka, abiga ubushakashatsi cyangwa bakora siyanse, kandi ndabizi ko namwe mushobora kuba mwarahuye n'ibibazo bimeze nk'ubwo. Ngese none twabyizera gute? Twabyizera gute ko kino gitabo ari cyo kwizerwa? Twabyizera gute kino gitabo umuntu ya verify akamenya ukuri? Kubera ko kino gitabo kiravuga amagambo akomeye, kiravuga amagambo atagaragara, kiravuga hejuru y'Imana, kiravuga hejuru y'agakiza, kiravuga hejuru y'iteka. Iyo tuvuga igitabo kivuga hejuru y'Imana, kikavuga hejuru y'amateka nyuma y'ubuzima n'iki gihari, kiravuga ibintu utavera, bakabaze twakizera gute? Aha rero niho kino gitabo gitandukanye n'andi mateka yose. Aya mateka yose twavuze y'Amerika aranga kino gihugu ni mize cyangwa se n'inzu ndangamirage, abantu bogenda bakaverifya, bakareba uko byagenze, bakamenya n'ibindi bitandukanye kuko birafatika. Ariko kandi kino gitabo tuvuganaho ni igitabo tuzi kandi ubwacu gihamya, kikavuga ngo gifite ubutware hejuru y'ubuzima bwa none, kikagira ubutware hejuru y'ubuzima bwawe bw'ejo, kikagira ubutware nukuvuga ngo yuko ugomba kubaho none ndetse nuko ugomba kwizera none. Ni igitabo kivuga ngo
kirenze uko utekereza. Ariko kandi reka mbabwire ngo igitabo ntabwo ari igitabo kiduheza amakuru gusa, ni igitabo kizana impinduka. Igitabo cya Bibiliya ni igitabo kitatubwira amakuru hejuru y'Imana, ahubwo kigaragaza n'impinduka mu isi cyagiye gitanga. Nk'uko twari tubigaragaje kandi reka nongere mbabwire muri iki, umwanditsi wacu kuko twabivuze ni n'Imana, niyo yahumetse ikoresha abawutera abanditsi batandukanye, ariko nyiracu ni Imana. Twagirira icyizere gute? Twagirira icyizere, ikintu kigaragara gutyo, twagirira icyizere kuko gifite ubutware mu kubaho kwawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu. Wagira icyizere kuko aricyo gitegeka igitondo kugeza nimugoroba, nicyo gitegeka kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu uri muzima uhumeka. Twagira icyizere tukagishingiraho amadesizo yacu cyangwa se ibyemezo dufata hejuru y'imiryango, hejuru ya finance y'imitungo yacu. Twakigira icyizere tukakishingiraho ibyemezo dufata byacu bya none n'akazoza. Twagira icyizere muri iki gitabo tukavuga ati twacubakiraho umuryango, uburemere bwacu cyangwa se imizi gishoye gifite imizi mu buryo twacubakiraho amateka y'ubuzima, twacubakiraho ubuzima bwacu. Reka noneho nagiye muri ibyo birebire kugira ngo mbihutishe mbagere ku z'ingenzi. Urebye uburemere bw'ubuzima ufite, urebye ibikugoye, urebye ibikuremere, urebye isuku imeze, kugira ngo ese kino ni igitabo cyo kwikorera uburemere bw'ibyo bintu byose, ubuzima bw'ibibazo byawe, ibikugoye n'ibikuremereye. Bibiliya ifite imizi, ni urufatiro umuntu yashingiraho akubakiraho ubwo buzima bwose. Tugiye gutangira inyigisho mu Cyongereza twahise ngo ni planted, ariko kandi kuvuga ngo dushimikiye, twishingikirije, dushoreye imizi, twubakiye kuri urufatiro. Tuzazikora ibyumweru bibiri aribyo tugiye gutindamo, ariko tuvuge ngo se urufatiro rw'ubuzima turarushira hehe? Nyuma yo kureba igitabo tuvuga ngo nyuma y'ibintu byose twavuze, twebwe nk'itorero rya Multination, twebwe nk'itorero rya South East, turemeza kuko nta handi tugiye kuzashira urufatiro rw'ubuzima, nta handi tugiye kuzashira kwizera kwacu, nta handi tugiye gushira imbaraga zacu, nta handi tugiye gushorera imizi, ni muri iki gitabo cya Bibiliya. Iyo tuvuga rero ngo tugiye gushorera ubuzima muri iki gitabo, tugiye gushira imbaraga zo kubakira kuri iki gitabo, uraza gutekereza ku bibazo byinshi uza wibaza. Jewe hari ibyo nahuye nabyo, nawe ufite ibibazo byinshi uhura n'abantu bibaza kuko si igitabo twacizera gute ko ari ukuri mu buryo tucubakiraho ubuzima. Amasiyanse arerekana ngo se twashingira kuki kugira ngo twizere ko Bibiliya mu gitabo cya kera atari imigani, atari ibitekerezo by'abantu, atari imyumvire y'idini, atari abantu bashatse kuyobya abandi, cyangwa mu gifaransa twavuga ngo bashatse kumanipira ubuzima bw'abantu, atari abantu bafite agenda, imigambi yabo kugira ngo bubakire kuri iki kintu. Niki cyatubwira ko iki gitabo ari ukuri umuntu yacubakira ubuzima? Hari abantu benshi uhura nabo bakakubwira ngo niki nakwemezwa niki ko kino gitabo ari ukuri. Cyakwizerwa gute ko igitabo, murabizi turi mu isi ya message ya technology, ni gute kino gitabo cyaba cyarasobanuwe inshuro nyinshi, umuntu akagira amakopi, ikopi mfite ni y'Icyongereza yaba ari yakangahe, umuntu yaragiye aricara mu cyumba cye arandika mu myaka 2000 bishize, kuko turaza kubona n'amakopi yanditse mu myaka 2000 bishize. Nakoze mu bihugu by'Abayisilamu, rimwe mu ijambo bashaka bahakana nuko batubwira ngo nubwo Bibiliya yaba ariyo, kuba mwarasobanuye Bibiliya mu rurimi itanditswemo, ntabwo twizera ko ingiye ari Bibiliya y'ukuri. Ayakavuga ngo iyi ntabwo ariyo, ubitabo by'ubutumwa bwiza bakavuga ngo ntabwo ari byo. Ni ibibazo muhura bimeze nk'ibyo bivuga ngo iyi ntabwo ariyo. Niki nabwirwaga nayo ko iyi Bibiliya afite mu maboko, iyo Bibiliya utunze mu wawe, iyo Bibiliya ufite n'abana bawe, iracari ya yindi yanditswe by'ukuri, yahumetswe nyuma yabo utere mirongo basobanuye. Ubu ngwandike message ukagerageza nawe kuyandika, uyiheza undi ukayiheza undi, uzogeza ku wa gatatu message yatakaye. Noneho baribaza ngo ese kino kitabo ko cyasobanuwe kigasobanurwa inshuro zirenga 1000, nabwirwa n'iki ko ikiri ukuri? Reka tuze kureba ukuntu bigaragara ngo Bibiliya iyi ufite, iyi dutunze iracara ukuri. Kimwe mu bitugaragariza ko kino gitabo ari ukuri nuko dufite ibintu byanditswe, ibyo bita manuscript. Amanuscript ni ibintu byanditswe n'amaboko n'ababanditsi ba mbere. Donc abanditsi ba mbere bagiye bandika Bibiliya muri za ndimi zitatu twagiye tuvuga. Izo zigaragara ko ibitabo byose by'amateka byabaye ku isi. Reka mbagaragariza urugero
cyane cyane umugabo w'umugiriki bita Homa, umugabo w'umunyabwenge w'umuklasike cyane cyane w'imyandikire y'ikigiriki wagerageje kwandika ibintu byinshi, yigisha mu makaminuza atandukanye ahantu hatandukanye. Ibintu gitangaje mu nzandiko zose yakoze uwo mugiriki, muri kopi ziwe cyangwa se mu bitabo byiwe byanditswe n'amaboko byiwe turashobora kubona 643. Ibindi kandi tukabona banditse nyuma yiwe, imyaka 400 nyuma yiwe. Turebye Julius Caesar wanditse hejuru y'intambara bise ngo ni Gallic War, tugira kopi ziwe gusa 10 z'ico gitabo, kandi yanditse nyuma y'imyaka 1000 Caesar yarabyanditseho. Nukuvuga ngo mu buryo bw'amateka ko tutaza twibaza ngo si ibintu kuri, kandi ibyo biremewe. Ariko reka mbajane muri Bibiliya, isezerano rishya ryonyine dufite kopi cyangwa se dufite ibitabo byanditswe n'amaboko y'ababanditsi ba mbere, nonke ngo original kopi zazo muri iyi museum twavugaga zigera 5800 byanditswe mu rurimi rwa mbere kandi byanditswe ico gihe. Urumva impamvu zo kubyizera ni ngombwa kuko biragaragara ko bitandukanye. Kopi zazo ni nyinshi, ubigerageje kubitestinga, ubigerageje kubireba mu isi ya kera bakabireba barasanga aruzo. Ariko urugero rundi mbaheza ni urwavuba, tugereranyije uretse izo kopi mbabwiye zose zingana gutyo zigaragaza isezerano risha, tugereranyije mu myaka yavuba hari umusore witwa Bedouin Shepherd, ni ukuvuga ngo yanditse cyangwa se yari umwungeri w'ihene mu gihe yaragiraga ihene ziwe mu mwaka w'1947. Muri uwo mwaka yagendaga yabuze ihene ziwe uko yagendaga zishaka, agera hejuru y'inyanja ipfuye. Inyanja ipfuye tuza tuyumva hano muri Israel, abantu benshi barayizi, abongereza bayita ngo ni Dead Sea. Ageze kuri iyo nyanja sinzi ukuntu yari afite ibuye araritera, ngo aritere yumva riguye ahantu mu mwobo muremure. Wa mwobo yumva hasakurije mu rusaku rusa nkaho harimo ikibumbano. Ibya bibumbano akurikiranye baza gucukumbura, baza kureba aha hantu. Uko bahacukumburaga basanga harimo umuzingo w'igitabo cya Yesaya wose wanditswe imyaka 100 mbere ya Yesu Kristo. Uwo muzingo w'igitabo wanditswe ico gihe muri iyo myaka, ico gihe babonye ico gitabo. Ariko iyo scroll cyangwa se uwo muzingo w'igitabo cya Yesaya, ikintu gitangaje muri uwo muzingo bawutoye, bagerageje bagenzura uyu muzingo w'iki gitabo. Ikintu cyabatangaje uko bagenda bagenzura gitabo, barasoma mu gitabo cya Yesaya dufite kuri none, basanga 95 y'ibyanditswe mu gitabo dufite uyu munsi wa none. Purusa 95 zanditse muri icyo gitabo basanga ni iki gitabo. Izo purusa 5 zisigaye barazireba, basanga nta makosa arimo y'ubusobanuro. Basanga itandukaniro nuko twavuga ngo ni imyandikire, hari inyuguti yatsimbutse, hari ijambo rimwe apana ijambo meaning, nukuvuga ngo spelling, nukuvuga ngo yasimbutse akantu kamwe yakanditse nabi. Amakosa arimo sa amakosa y'ubusobanuro, nukuvuga ngo ni purusa 5. Ipurusa 95 z'ubutumwa z'igitabo cya Yesaya. Ejo bundi mu 1947 babonye umuzingo wose w'igitabo cya Yesaya uri mu nzu ndangamurage zihari, wagenda ugasoma. Ni igitabo rero cyo kugirirwa icizere. Iyo tugiye kandi mu gitabo cya Luka, reka tugerageze gutegera Luka ukabivuga. Luka wari umudokiteri akaba umuhistoriye, wari umuganga akaba umunyamateka. Umva uko yavuze aje gutangira ubutumwa bwiza bw'iyo bwaruka. Nawe yagerageje gushira umwete ku mateka, aravuga ngo reka ndabizi ko abantu benshi bagerageje kwegeranya amateka, abantu benshi bagerageje kwandika amakuru y'ibi, ariko aravuga ngo kandi abagerageje kwandika benshi bari abantu babayeho ibyakogwaga, babayeho imirimo yaberaga. Ariko aje kwandika nawe aravuga ngo naje ngo nshizeho umwete. Mu Cyongereza aravuga ngo myself have carefully, ngiye gushiraho umwete wo kugira ngo nkore ubushakashatsi, nkore investigation, nongere kandi nitegereze nk'umuhistoriye, ikindi nk'umuhanga w'umunyabwenge, ndebe ibi bintu ngiye kukwandikira. Ariko ndagira ngo nkwandikire kuva mu itangiriro, nkwandikire uko bikurikirana ndetse nuko bimeze wowe Teofile cyangwa se wowe munyacubahiro. Ariko kandi ndagira ngo nkwandikire nguheze impamo
yuko ibyo wizera ibyo bigishije ibyigishijwe ari ukuri. Uko niko igitabo cya Luka gitangira igice cya mbere umurongo wa mbere kuza ku murongo wa 4 aravuga ngo nanje nk'umuhistoriye reka nanje ngusubiriremo kuko nyuma yo kwitegereza neza, nyuma yo kureba carefully, nyuma ya investigation, nyuma yo kushishoza, nyuma yo kureba ndagira ngo umenyeshe ko ngiye kukwandikira ibyanditswe uko byakabaye kugira ngo urushaho kumenya no kwizera ibyo byanditswe. Uko twari tumaze gusobanura ko Bibiliya mu by'ukuri ari igitabo cy'ukuri, ikurikiranya amateka ukareba abawutere ba mbere izo banditse, abanditse abakoresha amaboko ba mbere abandi ibyo banditse turabibona biri muri mize, ibitabo bandi bakoresheje byose ushaka kubibona. Bibiliya rero niyo kwizerwa. Impamvu turimo tuvuga ibi murabyumva ni imwe n'ugira ngo tuyigirire icyizere tuyubakire ubuzima. Kuri benshi barashaka gutekereza ngo ariko se niba twizera ko ibyanditswe bihari ibi bikabihari, ariko amayevenema ibikogwa ibitangaza bavuga muri Bibiliya amakuru batubwira bakavuga ngo ese cyabayeho, hari abashidikanya ngo se Dawidi yabayeho. Ejo bundi mu mwaka w'1993 ni umushakashatsi w'umunyesirayeli ugaragaza ko ubushakashatsi yiba ashaka amateka mu kuzimu agenda asaba ibyanditswe bya kera, yaje gusanga aho banditse ko Dawidi umwami wa Isiraheli. Donc Dawidi yanditse kuri iryo buye byanditseho ngo Dawidi umwami wa Isiraheli. Batangira kubatubwira bya bintu byanditswe muri Bibiliya nta na kimwe bavuga c'amakuru. Dore mu nyandiko za kera z'abantu bahabaye byanditseho ya mazina. Turebye mu gitabo cya Yohana gice cya 9 tubonaho event yabaye, tubona igikorwa cabaye aho Yesu yakizaga ingobyi yarangiza akayibwira ngo genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isorohamu. Mu mwaka wa 2004 nibwo babonye cya kidendezi cy'Isorohamu. Ubwo bahageze basanga harya Bibiliya ivuga, harya amateka avuga, handitseho neza cya kidendezi cy'Isorohamu kandi kirahari muri wa mwobonye neza. Batangazwa no kuba cya kidendezi cy'Isorohamu atari amakuru ahubwo ari ikintu gihari kandi cyanditsweho iryo zina kibonekeje muri 2004. Kuvuga ngo Bibiliya ni ukuri. Niba ari ukuri bishatse kuvuga iki? Ndabasubiza muri ya makuru natangiriyeho. Ndagira ngo Bibiliya niba ari ukuri niyo tugiye kubakiraho. Kitorero tugiye kuzoshingira kuri Bibiliya. Niyo tugushingiraho ibyemezo z'ubuzima. Niyo tugiye gushingiraho ukubaho kwacu kwa buri munsi. Niyo tugiye gushaho urufatiro rwa byose. Ubwo tuvuga ngo dushorere imizi muri we. Izi nyigisho zacu zizaba ziva gushorera imizi muri we. Murakoze, reka dukomereza ubwo tuganira kuri ibi. Yesu abaho umugisha. Ariko ndasaba ko bakanda subscribe please. Asante. Bayikande kuri Muzige TV, je narayikanze.